turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kubw'aka kanya utwongereye, turagushimiye kuko utwongera iminsi yo kubaho, turagushimiye kuko udukunda wa Mana we, turagushimiye ko tuzirikana wa Mana. Haleluya! Tugushimiye uburyo utuzirikana belefo zakitele alabo shawinimo. Rinda abanyarugomo, abantu badukurikiye, barinda imbaraga zibarwanya n'izibahiga, barinda imbaraga zibagendaho. Muri aya masengesho ndasenze cyane kugira ngo buri muntu wese nkurikiye ahure n'icyari gusengera kandi bitakundaga bikunde. Ndasenze cyane ngo muri aka kanya umara abantu mubabaro, umara abantu heda kifo beni wande, ubamara agahinda, ubakureho imyuka y'ibyaha, ubakureho nk'uko bananiza, ubakureho ikintu cyose gituma batanezerwa. Witwa uwera, witwa Imana ikomeye, mu izina rya Yesu, amen. Reka nkubwire ngo uri umuntu w'agaciro, kandi Imana yakurinze ikarinda ubuzima bwawe, ikarinda ubugingo bwawe, ikakurinda ahantu uri. Reka nkubwire ngo Imana y'amahoro ikomeze ikurinde, ikomeze ikuzigame. Nari nkumbuye kongera kugaruka iruhande rwanyu, kandi umuntu wese ujya unyandikira akashyira commentaire hepfo, Imana ijye umugisha. Nawe ujye ukora like, no gushyigikira ivugabutumwa. Imana ijye guha umugisha umuntu ujye usangiza ubutumwa. Reka nkubwire ngo habwe umugisha n'Imana. Kandi mboneraho kubwira abantu turimo aya masengesho asoza umwaka y'imisi 21 turi ku ntego nziza ivuga ngo ntimutinye. Ariko icyane ku bantu baje banyandikira bafite ubwoba bwo kurangiza umwaka amahoro, bafite ubwoba bwo kwibaza ngo mbese uyu mwaka Imana iteganya iki cyangwa itekereza iki ku buzima bwacu, mbone kubabwira ngo mwe gutinya. Iyi Imana ivuze ngo ntutinye ni ikimenyetso kigaragaza yuko ibigutinyisha n'ibiguteye ubwoba bitazagushyikira. Nibyo Imana igwaye kado rero iri mu ijambo ry'Imana izana Zaburi 140, niryo jambo ry'ubuhanuzi rigena ubuzima bwawe. Ni isezerano ry'umunsi Imana iguhaye, ni isezerano ry'amahoro Imana iguhaye. Tugiye gusoma twarangiza twarisengeramo, kandi ndabizi neza Imana irakora ikintu gikomeye cyane. Rambura Bibiliya yawe ahantu uherereye, yaba ari ya telefone, yaba ari y'inyandiko, ikintu cyose ufite, ubundi dusome kugira ngo Imana ikore ibintu bikomeye kwa aya magambo y'Imana. Turayisengeramo tura ku murongo wa mbere turageza ku murongo waho wa 7. Haravuga ngo Uwiteka nkiza umunyabyaha, undinde umunyarugomo. Bibwira ibyigomwa, bakajya baterana umurwano, basongoye indimi zabo nk'iz'inzoka. Ubusabwe bw'inshira buri mu minsi munsi y'iminwa yabo. Sela. Uwiteka nkiza amaboko y'umunyabyaha, undinde umunyarugomo. Bagambiriye gusunika ibirenge byanjye ngo bangushe. Abibone banteze umutego n'igisambi, banteze ikigoyi iruhande rw'inzira, banshiriho ibico. Sela. Nabwiye Uwiteka nti ni we Mana yanjye. Uwiteka tegera ugutwi ijwi ryo kwinginga kwanjye. Imana ishimwe cyane. Muri aya masengesho Imana ndashaka kugira ngo wumve iki Imana iganire nawe. Yesu yambwiye ngo hari ibintu bitatu agiye kugukiza kubera ko wafashe umwanya wo gusenga. Icyambere nuko Imana igomba kugukiza abanyabyaha. Dufite abantu tugendana nabo batarigera bamenya imbabazi za Kristo, batarigera bamenya agakiza. Iteka umuntu ukora ikibi, ukora icyaha, ageranywa n'umuntu wanga Imana. Ariko Bibiliya ikakunda kubisobanura, n'umuririmbyi arabisobanura cyane avuga ngo abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose bashire. Kandi iyo ugendana n'umunyabyaha nta kintu kibi atagukoresha. Umunyabyaha yakwica, umunyabyaha yakugambanira, umunyabyaha yakuvuga nabi, umunyabyaha yakukumaraho urubyaro. Umunyabyaha imbere y'Imana nta kintu na kimwe atinya. Ariko ukimara kunkurikira, ndagira nkubwire ngo Imana iravuze ngo ikurinze amaboko y'abanyabyaha. Ndi nkawe mbyumvise navuga ngo amina. Ikindi, undinde umunyarugomo.
Dawidi aririmba indirimbo yari afite ibyiringiro bikomeye mu mutima we, aravuga ngo noneho Mana njyewe ngize icyifuzo cyiza, undinde n'abanyarugomo. Kubera iki? Abanyarugomo iyo mugendera bazitira iterambere yawe, bazitira future yawe, bazitira icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Kandi ikindi, amaso y'abanyarugomo iteka akubonaho ibibi, ntago akubonaho ibyiza. Kandi ku isi nta gihe na kimwe utazigira ubona umuntu ufite kote faible cyangwa uruhande rw'imbaraga n'uruhande rw'intege nkeya, ariko amaboko y'abanyarugomo bo iyo akureba igihe cyose akubonaho intege nke gusa, akaba arizo yamamaza, ariko ntabwo babona uruhande rw'imbaraga ku buzima bwawe ngo bagusengere babane nawe mu rugendo rw'ubuzima bwawe. Ndagira ngo nkurikiye aka kanya wumve ko Imana ivuze ngo ikurinze amaboko y'abanyarugomo. Abanyarugomo uyu mwaka barahagurutse ko bafite umugambi wo kwica no kurimbura, ariko ndagira ngo utangarize ko Uwiteka Imana akurinze abanyarugomo. Aho utuye umunyarugomo ntabwo kiza kwifuriza. Umunyarugomo ni umugizi wa nabi mu kindi Kinyarwanda cyangwa igisobanuro cya nyacyo. Kubana n'umunyarugomo cyangwa kugenda n'umunyarugomo ni umuntu ugufuriza ibintu bibi. Ariko Imana yambwiye ngo nkubwire ngo Imana ikurinze abanyarugomo. Ndafashijwe. Haleluya. Imana ikurinze abanyarugomo. Imana iravuze ngo ikurinze abanyarugomo. Imana iravuze ngo ikurinze abanyarugomo. Uhurikiye uri hatandukanye, ariko Uwiteka aravuze ngo akurinze abanyarugomo. Iki ni igihe cyawe cyo kwinjira mu mugisha w'Imana. Iki ni igihe cyawe cyo kubona Imana mu buryo budasanzwe. Uwiteka kurinda abanyarugomo. Imana ikurinde inzererezi. Imana ikurinde abagome. Imana ikurinde abagambanyi. Imana ikurinde abagusebya. Imana ikurinde bakuvuga nabi. Imana ikurinde muri uyu mwaka. Imana ikuzigame. Tela solebo shekita la sonema leosiri mando siregra shalaolo mesere donne akitala bosakelebo. Muri icyo gihugu herema Imana ikurinde abanyarugomo. Dufite abantu kenshi batwandikira ngo abana babashimuse. Dufite abantu benshi batubwira ngo erega umutware we yamubuza ari mu bihugu bigiye bitandukanye. Abona amaboko y'abanyarugomo. Iteka bifuza kugira ngo bafatiranye umugisha wawe kubw'inyungu zabo, bakakwangiza. Bangiza agafata umutware kwishyura amadolari hirya no hino, bamushyize ahantu naka kugira ngo ubugingo bwawe babwangiza, ukariha amadolari n'amafaranga menshi kugira ngo ugomboze umwana wawe cyangwa umugabo wawe. Ayo nawe ni amaboko y'abanyarugomo. Nyamara Imana iri kumbwira ngo uyu muntu nkurikiye ndi kumva ari we bigenewe. Imana iravuze ngo ikurinze abanyarugomo. Ubuhanuzi bugenewe wowe. Bibwira ibyigomwa gusa, bakajya baterana umurwano. Abangaba bagira n'umwuka wo kurwana no kwica. Iyi mwaka utararangira Imana igukuyeho umwuka, ni umwuka wa kabiri witwa abanyarugomo. Umwuka wa mbere ni umwuka w'abanyabyaha, undi mwuka ni umwuka w'abanyarugomo. Gatatu, basongoye indimi zabo nk'inzoka, ubusabwe bw'inshira buri munsi y'iminwa yabo. Mbega ijambo rikomeye we. Haleluya. Dewe bosele ere osiregra. Imana ikurinde abantu bakuvuga nabi, abantu bafite indimi nk'iz'ubusabwe. Kandi ikiri gitangaje abantu kuntu ari nababi, iteka ntabwo babona ibyiza kuri wowe, bavuga ikibi gusa. Wa mugabo Imana ikurinde bakuvuga nabi. Wa musore Imana ikurinde bakuvuga nabi uyu mwaka. Imana ikurinde indimi zikuvuga nabi. Uwiteka Imana ikurinde abantu bakuvuga nabi. Ndahanura ubuzima bwawe, Imana ikurinde abantu bakuvuga nabi. Imana ikurinde abantu bagusebya. Imana ikurinde abantu bakwandagaza. Mu izina rya Yesu Imana ikurinde abantu bafite indimi nk'iz'ubusabwe bw'inzoka. Kandi iteka yabo ngo munsi y'ururimi rwabo umva kuntu birabivuze. Yo. Ngo bafite ubusabwe nk'inshira. Bararyana. Umuntu musi umwe yigeze kumbwira, arambwira ngo turimo turasenga, arambwira ngo yararimo arasenga, arimo asengesho y'iminsi 2. Muri icyo gihe arimo ari gusenga, ikintu cyanangaje gikomeye, ko umuntu aragenda amuteranya n'umugabo we. Aravuga ngo iyo yagiye gusenga ntago bagiye gusenga, ahubwo bagiye mu gusambanya. Birangije aho yaragiye gusengera, ubwo yaragiye kwisengera ahantu mu rusengero, umugabo we yiyemeza kujya afata rero noneho akashyiraho ingenzi. Yajya gusenga mu rusengero akamushyiraho ingenzi. Noneho wa muntu abona ko misi itangiye gupfa, abonye ibyo yashatse kugisha ko yashaka kugira ngo asenye urugo rwabo ntibyashyika, yiyemeza no kuvuga uti none ntakakijya mu masengesho, ahubwo asigaye ajya mu bapfumu. Bidatinze wa mugabo nawe yumva izo ndimi z'ayo bantu, bajya inama yo kuba atakongera kuvugana nawe. Wa mugabo akimara umunsi wo kujya gusenga, azizeye yuko
umugore we kuko batakigomba kuzabana, Imana imuha amakuru ko ari abantu babateranyije babavuga nabi. Umuntu ukuvuga nabi nta kiba atakuvugaho, kandi umuntu ukuvuga nabi nta jambo ribi atagusebya. Ariko ndakwingingira nshuti yanjye, uyu mwaka utararangira, uyu mwaka utarashira, Imana ikurinda abantu bakuvuga nabi. Ndasenze cyane kugira ngo Imana ikurinde abantu bakuvuga nabi. Aho utuye Imana ikurinde abantu bakuvuga nabi. Wa mugore yaje gutandukana n'umugabo we, turasenga Imana, duhamagara Imana y'amahoro ishoboye byose. Tumaze guhamagara Imana irongera iteranya wa mugabo n'umugore basabana imbabazi, ariko bari basenywe n'abanyamagambo. Iyo ufite abantu bakuvuga nabi, iterambere ryawe ntabwo rigerwaho. Ariko Uwiteka ari kumbwira ngo akurinze abantu bakuvuga nabi, akurinze n'indimi zigusebya zifite ubumara nk'ubusabwe bw'inzoka. Uwiteka akiza amaboko y'umunyabyaha. Tugeze kuri 5 Zaburi 140. Bagambiriye gusunika ibirenge byanjye ngo bangushe. Abafite n'umugambi kugira ngo bakugushe mu byaha, ariko Uwiteka Imana akurinde n'abantu bakugusha mu byaha. Ikurinde n'abantu bakugusha mu busambanyi, ikurinde n'abantu bakugusha mu rumogi. Imana ikurinde abantu bakugusha mu ngeso mbi zo kubabaza Imana. Ndagusengeye kugira ngo uyu mwaka Imana ikurinde ibigusha. Undi mwuka wa 3 Imana ikurinze no wa 4 ni umwuka w'ibigusha. Uwiteka Imana guhumugisha. 7 aravuze ngo nabwi Uwiteka nti ni wowe Mana yanjye. Uwiteka ategera ugutwi ijwi ryanjye kwinginga kwanjye. Ndeka tujye mu kwinginga Imana. Ukeneye ko Imana yagutegera amatwi, yarangiza ikakurinda iyo myuka 3 yadutse muri uku kwezi. Ese urashaka kugira ngo Imana ikurinde indimi mbi, Imana ikurinde ibigusha, Imana ikurinde abanyarugomo, Imana ikurinde abanyabyaha? Ubeho mu buzima buri protege, ube mu buzima burinzwe, ube mu buzima bwiza, ube mu buzima ufite igikundiro, ube mu buzima ufite ineza y'Imana ikuriho. Ugize icyifuzo cyiza, ugize umwanya mwiza, reka dusengane Imana. Nyemerera akanya ufate dusengane. Ndabizi Imana irakora ibintu bikomeye, ndabizi Imana irabohora ubuzima bwawe, ndabizi Imana irakugarukaho. Haleluya. Nyemerera wibyizere ko numvisha Imana iganira nanjye ngo nkubwire ngo ikurinze abanyarugomo, ikurinze amaboko y'abanyabyaha, ikurinze ibigusha, ikurinze indimi mbi zikuvuga nabi, ahubwo iguhuje n'abanyamugisha. Ni igihe cyawe cyo kubona amahoro mu mutima wawe, ni igihe cyawe cyo kubona ibyishimo mu mutima wawe, ni igihe cyo kubana n'Imana mu mutima wawe. Icyamukagira ikivuzo cyiza, tugasenga Imana ikagukora, tugasenga Imana ikagutabara, tugasenga Imana ikakumara umubabaro, tugasenga Imana ikakumara ubwoba. Uwiteka agutegeye amatwi. Jya ufata umwanya wiherera usenge, jya ufata umwanya wiherera uganire n'Imana, jya ufata umwanya wiherera ukorane n'Imana, izabana nawe. Reka dusengane muri aka kanya. Nyemera ahantu ntuzamura amaboko, nushaka upfukama ahantu uri, wizereke Imana igiye kubikora. Uri Uwiteka, uri Imana y'urukundo, uri Imana itabeshya, uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Uyu muntu nkurikiye ararushye, araremerewe, aragowe, abuze epfo, abuze ruguru. Amaboko yamuhagurukiye amurusha imbaraga, inama zamuhagurukiye zimurusha imbaraga. Ariko wera we, Imana ikomeye, Imana itabara, ndasenze cyane kugira ngo indimi zamuvuzeho nawe uyu munsi wa none zikurweho, ahubwo yinjire mu mugambi mushya, yinjire mu gitangaza, yinjire mu maboko mashya, yinjire mu cyo wamugambiriye. Izina ry'Uwiteka Imana rihimbazwe. Aka kanya byari byaribrotswe ku buzima bwe nibrokorwa. Aka kanya yararagarira naseke ineza y'Imana imugote cyane kumbwiye ko umukuyeho indimi mbi, kandi umukuye abanyarugomo, umukuye abamaso mabi. Izina ry'Uwiteka Imana rihimbazwe. Yinjire mu mugisha w'Imana, ye gutinya, nahure n'icyari gusengera umugisha w'Imana n'umugote. Tubisize tubyiyembeje mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Mwari kumira Prophet Rukundo. Bye bye. Imana iguhe umugisha, Imana ikurinze abanyarugomo, ikurinze abakuvuga indimi mbi, ikurinze abagusebya, ikurinze abakugambanira. God bless you. Bye bye.